Ibihe byiza kubakurikira amakuru yacu uyu munsi. Rugiye kuyabagezaho Dinyo Mugabo Jeannette. Ni ku nshuro ya 5 inama impuza ingimbi n'abangavu ku rwego rw'igihugu yongeye kuba. Yitabiriwe n'urubyiruko ruhagarariye abandi mu turere dutandukanye tw'igihugu. Inama yabaye iminsi 2 kuva ku itariki 21 kugeza ku itariki 22 z'ukwa 11. Ikaba rigamije kurebera hamwe ibibazo urubyiruko ruhura nabyo mu kubona amakuru ndetse na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Insanganyamatsiko y'inama yaragiraga iti uburenganzira bwacu ijwi ryacu. Twese hamwe duharanire ejo hazaza heza twita ku buzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Afunguriye inama umuyobozi mukuru wa HDI Dr. Kagaba Aphrodis yagarutse ku kamaro k'inama ahereye kuzayibanzirije. Asaba urubyiruko kuyibyaza umusaruro kuko babonye amahirwe yo kwivugira ibibazo bahura nabyo ku buzima bw'imyororokere bwabo. Uhagarariye RBC akaba umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru wa RBC Nibigira Noella nawe yunze mu rya Dr. Kagaba yizeza ingimbi n'abangavu bitabiriye inama ko baje muri iyo nama kugira ngo bumve ibitekerezo byabo bityo bazabashe gutegura ibikorwa na gahunda bitanga ibisubizo ku bibazo by'ubuzima bw'ingimbi n'abangavu ku buzima bw'imyororokere. Mu ntera igira iti uburenganzira bwacu ijwi ryacu, ingimbi n'abangavu barimwe abiga n'abatiga, abatewe inda zitateganijwe, abafite ubumuga n'abandi barisanzuye imbere y'abayobozi batandukanye bafite mu nshingano zabo ubuzima bw'imyororokere harimwo abo mu bigo by'abikorera, inzego za leta zirangajwe imbere na RBC maze bagaragaza inzitizi bahura nazo harimo kubura amakuru ndetse no kutagera kuri serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibi ngo bizatuma noneho imyanzuro n'ibikorwa bizajya bifatwa hashingiwe ku bibazo ingimbi n'abangavu bagaragaje aho kubatekerereza kandi batazi ibibazo bari guhura nabyo. Twasaga nkaho badutekerereza, twe nta ruhare twagiraga muri serivisi twahabwaga, ariko nk'urubyiruko twabashije kwitabira iyo nama twagize uruhare mu gutanga ibibazo bizashingirwaho mu kutugenera serivisi dukwiye nk'urubyiruko. Tukaba nyuma yo kuva muri iyo nama tuzafasha gusobanurira bagenzi bacu no kubayobora ku murongo bashobora gukuraho amakuru yizewe no kuba bashira impungenge bakitinyuka bakavuga ibibazo muri rusange kugira ngo babone uko basobanurirwa bagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. Murakoze. Usibye kuvuga ku bibazo bahura nabyo, ingimbi n'abangavu bitabiriye inama bagejejweho gahunda ndetse n'ibikorwa bihari ku buzima bw'imyororokere byatanzwe n'intumwa ziturutse mu bigo bitandukanye bikora ku buzima bw'imyororokere. Aho uhagarariye abafite ubumuga yibanze cyane ku bibazo byihariye abana bafite ubumuga bahura nabyo mu kubona amakuru ndetse na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Ariko nanone agasanga ari amahirwe akomeye kuba yaritabiriye ino nama kandi ko afite icyizere ko hari ibigiye guhinduka. Nari ndi muri iyi nama koko kandi inama y'ingenzi, harimo abayobozi baturutse muri RBC n'abaturutse mu nzego z'abikorera. Ijwi ryanjye bararyumvishije pe nk'uwari uhagarariye abantu bafite ubumuga butandukanye, ariko cyane cyane reka nibande ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bajya bahura n'imbogamizi nyinshi cyane. Narabisobanuriye abayobozi babashije kubyumva. Nk'urugero hari ibigo by'urubyiruko byashyizweho, ariko ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona nta makuru abageraho, rimwe na rimwe no kugerayo yambaza uwundi muntu kugira ngo abageze muri icyo kigo cyangwa se banagerayo. Izo nyandiko zaba ziriyo ntabwo ziri mu nyandiko ya Braille. Iyo ni inyandiko ikoreshwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona kugira ngo nabo bisomere amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Imyanzuro yavuye muri iyi nama izafasha mu gutera indi ntambwe mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira ku buzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Ni naha dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Njye mwari kumwe Dinyo Mugabo Jeannette. Naho butaha.